nahise mvuga nti ntibishoboka. None se kuki banze ko umuntu ajyayo? Chantal ahita avuga ati nanjye byanyobeye, ubu nari nicaye ncungira hafi ngo nibagenda njye kureba uko bimeze. Nahise mpaguruka, umutima wamvuyemo nkigera hasi nabonye imodoka ya polisi nshaka kuyikurikira, ariko sinari nzi ko hari icyo batwayemo. Nahise nerekeza ku bwiherero, ngezeyo mbura umuntu n'umwe cyangwa ikindi kintu cyose cyakwereka ko hari uwaharasiwe. Navuyemo nkomeza guhamagara Soni yari kwikanga gucamo, nibwo nagarutse aho Ryan yari yicaye mu modoka. Mpita mubwira ntatse imodoka tubakurikire. Ahita mbaza ati dukurikire bande se? Ndamubwira nti bari abapolisi yewe. Ryan ahita avuga ariko noneho ubanza wasaze, dukurikira abapolisi bagutwaye iki? Ndamubwira nti ariko wibagiye ko akazi kawe ari ugutwara. Ryan ahita ambwira ati ariko nanone sinatwara ntazi aho ngiye. Twakomeje gushwana na Ryan kugeza ubwo nashatse kumwaka kumukuramo ngo nyitwarire, ariko ndusha imbaraga. Ngeze aho nigira inama yo gutega moto, sinzi uko nayihagaritse. Ryan ahita azaho narinda mbaramfata arankomeza ngo ntayijyaho. Mpita mubwira nti ndavuze ngo ndekura. Ryan ahita avuga ati ntaho ujya yewe, niba wumva hari aho ushaka kujya banza uhambwire twumve niba ari ahantu hagendeka, kabone ko ibihurimo nawe ubizi. Intege nke zitera imico myiza, naratuje nca bugufi. Tujya mu modoka ntangira kubwira Ryan byose ntacyo nsize inyuma. Maze kubyumva ahita avuga ati wasanga yahise yitahira amaze kumva barashe. Nkiraho Ivan yahise angeraho nawe tuza kuganira, birangira dufashe umwanzuro wo kujya mu gice cyavugiyemo isasu tugashakisha hose tukareba. Twagiye dutangira kuzenguruka aho inyuma, umwanya urukwe n'undi ukwe. Sinzi uko nagiye kubona mbona Ivan angezeho ubona yasuherewe. Ndamubwira nti hari icyo ubonye se? Ivan ahita avuga ati namwe muze mwirebere. Twatambutseho gato hari nko mu metero 5, tuhageze dusanga huzuye amaraso, bigaragara ko hari umuntu wari uhaguye. Mperuka ubwo nongeye kwibona ndi ku gatanda, hirya ku ntebe hicaye Muzehe ndetse na Ivan. Mpita mvuga nti aha ndi ni hehe? Muzehe ahita avuga ati Imana ishimwe arakangutse. Mpita mvuga nti none se ko mbona wagira ngo turi kwa muganga, twahageze gute? Ivan yarebanye na Muzehe, mbona Muzehe amwiciye ijisho, bigaragara ko hari icyo yari amubujije kuvuga. Mpita mvugana ariko ko mutambwira nageze hano gute? Nabonye ntacyo bambwiye, mpita mpaguruka ngo njye kwibariza muganga, ariko kwa kugira intege nke Ivan yaramfasha arankomeza mbura uko mucika. Nicaye ku gatanda hashize akanya gato nibwo muganga yaje, ntangira kumubaza uko nageze aho, ambwira ko banzanye nagize ihungabana. Aho niho nasubije ubwenge ku gihe nibuka byose. Natekerezaga ubuzima ngiye kubaho nafite Soni iruhande rwanjye, nkumva aho kumwica ari njye nari kugenda mu cyimbo cye. Nabuze icyo nkora mbura uko nifata. Muganga mbaza ikibazo nagize, ndabimutekerereza byose. Amaze kubyumva ahita avuga ati humura, nubwo ubuze ukunda ariko ntumubuze burundu kuko azaguhara ku mutima. Ikindi kandi nawe ahara aragutekereza, wasanga arimo kureba, wirinde gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma babara. Ndamusubiza nti reka kumpumuriza muganga, uwagiye aba yagiye. Ahita avuga ati hari uwigeze agenda akagaruka akabivuga se? Uwo ukunda guhora ku mutima niyo mpamvu utagomba kumubabaza, naho yaba atakiriho uzagendere kuri cyamubabaza, nawe ahari azajya yumva aruhutse. Kwa muganga bararema. Uwo muganga yakomeje kunganiriza ku buryo navuye aho numva nabaye mushya. Ibyo natekerezaga byose byamvuyemo. Nyuma yo gusezererwa kwa muganga nahise negera Muzehe, ndamubwira ariko se nka buriya abapolisi kuki babiduhisha? Muzehe ahita avuga ati wasanga bagira ngo mudahangayika, gusa nanjye ndabikurikirana ndaza kuguha amakuru yose nza kubona. Ndamusubiza nti murakoze cyane. Navuye aho njya mu rugo ndi kumwe na Ivan, tukiri mu nzira yerekeza mu rugo nibwo nabonye imodoka kapiteni yagenderagamo isa nitwitambitse, duhita duhagarara. Navuyemo nigira imbere mbona na kapiteni avuye muye. Natangiye kwibaza ikimugenza ku buryo amagarika mu nzira, kandi n'ubusanzwe usibye kuba ari iby'akazi nta kindi kintu twashoboraga kuvugana. Natangiye kwibaza niba nawe atabakorana na bya byihebe, wenda akaba ariko gatego kugira ngo bambone, ariko nanone mbona nta kindi nakora. Mpita mvuga nti none se ko mpagaritse mu nzira kandi niriwe ku kazi? Ahita avuga ati nibyo nshaka kukubwira, ariko nta wundi nshaka ko abibona, byaba byiza tugiye mu modoka yanjye nkabikwereka. Nta kindi nari gukora, naramwumviye twinjira mu modoka ye. Amatsiko avanze n'ubwoba byari byinshi. Tugeze amazamura ibirahure byose, arangije akura telefone mu mufuka, hari video yafunguye arayinyereka. Natangiye kubona mbona umuntu araje afite imbunda yikinga ku giti neza hahandi twasanze amaraso. Arangije atunga imbunda ku biro byanjye neza aho nanjye nibonye, ayinyerekejeho igihe nari ndyamye ku ntebe irangiriraho. Mpita mvuga nti nawe aba bantu murakorana se? Kapiteni
ahita bata ahubwo ndashaka kumenya impamvu aba bantu bashaka kukwica. Ndamubaza nti none se iyi video wayikuye he? Ninde wayikoherereje? Nako ko mbona telefone yawe ari telefone yawe wayifashe ute? Uyu muntu yagiye he? Kapiteni ahita bata ndakubwira ariko nanjye ubanje kunsubiza ikibazo nakubajije. Ndagira ngo umbwire icyo abantu mupfa n'impamvu bari baje kukurasa. Nashatse kubica kure ariko nkuko kubeshya bitari utuntu twanjye mubwira bike muri byinshi nari mbitse. Gusa nahereye kuri wa musore waguye mu modoka yanjye amaze kubyumva ahita avuga ati aho uri hose ugira amakenga umenye ko hari abagushaka. Uyu munsi narangije gukora ibyo nkora ndangije nsohoka hanze ngo mbe nirebera imisozi. Nkihagera sinzi uko narebye hakurya mbona abagabo babiri bameze nk'abari gupanga ibintu. Nakomeje kwitegereza uko bavugana ubona basa n'abikanga ikintu cyose. Ngiye kubona mbona umwe ahaye undi amafaranga akora no mu gikapu ahita amuha imbunda. Nkibibona nabonye nta kwihanganira abantu bakora ibyaha nk'ibyo. Nanjye mfata iyanjye nyambariraho mva muri iyi nyubako njya hafi yabo kugira ngo nze kubakurikirana amenye ibyo barimo. Umwe akimara kugenda undi yazamutse ajya hariya kuri kiriya giti nanjye narimo mufata ka video. Arangije mbona atunze imbunda ku biro byawe ndebye mbona urimo agiye kurasa nibwo namutanze mpita murasa. Namaze kumva ibyo mpita mpobera kapiteni wari umwanzi wanjye sinari nzi ko ari we wantabara bene ako kageni. Mpita mvuga nti wakoze kuntabara Imana iguha umugisha. Kapiteni ahita avuga ati nta kidasanzwe nagutabaye nkuko natabara n'undi wese. Mpita mvuga nti none se abapolisi ko bahise baza bakavuga ko ntacyo babonye natwe tukaba twahageze tugasanga amaraso yonyine byagenze gute? Kapiteni ahita avuga ati nanjye nagombaga kwirinda kabone ko nubwo nari nishe umugira nabi ntari kubura kubibazwa. Umurambo nahise nkutwara ubundi tuvugana mvuye kuwuta. Narongeye ndamuhobera ndamushimira nawe ambwira ko nkomeza kwirinda. Ndangije nsohoka mu modoka ye nkomeza nerekera mu rugo. Kabone ko n'amasaha yararimo akura nawe asubira muri hoteli. Amakuru yose nari namenye icyo nasigaye nibaza naho Sonia yagiye ku buryo na telefone yidacamo kabone ko nari menye neza ko wapfuye ari uwashakaga kunyica. Nasubiye mu modoka kanyamuneza ariko se byibuze muri njye numvaga ko Sonia yari muzima. Icyari gisigaye nuko umushaka baraya niba kimbona bahita bavuga ati ko mbona uje umwenyura sa hari inkuru nziza uriya musore akubwiye Ivani. Ahita bata ariko ibyo nanjye ndatunguwe ubundi iyo nakubonaga ugiye kuvugana na kapiteni nabaga nzi ko ari intambara none uje useka. Ndababwira nti nta kibazo gusa nkurikije ibyo niboneye ndahamya ntashidikanya ko Sonia yari muzima. Bose bahita bavuga tubonye ikisi. Habuze gato ngo mbe nka Maderena niwe wari waranyemereye ko atabona ikintu ngo narangiza ashyireho umwanya wo kukibika. Mpita mvuga nti nta kidasanzwe gusa urabona ko aba hejuru ngo umuntu warashe agahene ahita agatwara. Ryan ahita bata ubwo urumva avugisha ukuri cyangwa nawe ari kumwe nawe akaba yaraje kubihishamo. Ndamusubiza nti oya rwose nkurikije uko kapiteni tuziranye se umuntu wakubeshya. Ryan ahita bata aha reka ne kubyivangamo nanjye kukubona utuje byamfasha. Twavuye aho tugeza Ivan wabo ndangije nerekeza aho Sonia yari yambwiye ko aza kurara. Kabone ko yari yampaye ibirango byaho. Nagezeyo nsangana hano mu gipangu habagamo amazu menshi. Mbazo wa mbere nahabonye ndangira ku muryango wo ku mukobwa yabagamo. Nese nkomeza ngezeyo ndakomanga mbona umukobwa mwiza uri mu kigero cya Sonia arakinguye. Nyuma yo kumusuhuza mpita mubwira nti nitwa Clovis ndi inshuti y'umukobwa witwa Sonia. Umukobwa ahita avata Sonia wuhese yababa muri iki gipangu. Ndamubwira nti ni umukobwa dukorana muri company iherereye hariya ku muhanda ni imibiri yombi. Namubwiye ibiranga byose arangije kubyumva ahita avuga ati se nuwo none se ko muje hano muragira ngo tubafashe iki? Ndamubwira nti nyine yari yambwiye ngo uyu munsi araza kurara hano kandi kuva kare sinigeze mubona na telefone ye ntiri gucamo nagira ngo mumbwire niba atari hano. Umukobwa ahita avuga ati nta gahunda yo kuza hano yigeze ambwira. Wasanga umuriro wamushiranye kuko nanjye mvuye ku ishuri mu kanya kandi telefone nari nayisize ku muriro ifunze. Ubwo niba yabibabwiye mwakwicara mukamutegereza. Nashatse kugenda nshaka kugumaho mbora amahitamo ku buryo negereye Ryan nari nsanzwe nzi ko nta nama ze ngo azingire. Nta kindi yari kumbwira usibye gutaha. Nashatse kuvaho ariko nanone mbona bitaba ari byiza ko aho ntamubonye cyangwa ngo uwo mukobwa mfashe kumushaka ntiwenda yamenye inshuti ze naho tukajya gushakirayo. Namubwiye ko nza kumutegereza twinjiza mu nzu harimo agatebe kakabaho twicaramo. Ndamubwira nta makuru yo kwishuri se amasomo aragenda. Umukobwa ahita avuga nta kibazo biragenda. Sonia yajyaga kumbwira ukuntu uri umusore mwiza umwitaho nkumva mfite amatsiko yo kukubona none ngize amahirwe ndakubonye. Ndamubwira nti nanjye nishimiye kukubona ikibabaje nuko nkubonye mu gihe kitari cyiza. Umukobwa
yahise avuga ati none se hari ikidasanzwe wanshakiraga? Yahise avuga ati mbese urebye nako ntacyo, ahubwo nuko yambwiraga ngo uritonda uramukunda cyane, nyamara nako nkumva nshaka kuzabona uwo musore uzi gukunda. Ndamusubiza nti inshuti y'inshuti yawe aba ari inshuti yawe, nawe uburi inshuti kandi ndagushimiye kuba waduhaye karibu hano. Twakomeje kuganira amasaha ari nako yicuma, igicuku gitangira kuniha. Ryan ahita avata ariko boss ko tudataha, urabona tuza kurara hano? Ese ubundi tuzava hano bigenze gute? Ninde wakubwiye ko araza hano iri joro? Ryan yamaze kuvuga gutyo kuko nasubije amaso inyuma mbona ibyo ndimo ari nk'ubusazi. Nongera gufata telefone ngo numve ko yacamo, natunguwe no kumva iciyemo. Akanyamuneza kavanze n'ubwoba byaramfashe, negereza kumva uza kunyitaba uwo ari we. Ntangira no kwitegura kwakira amakuru baza kumpa yose. Mu kajwi keza nari naramenyereye nagiye kumva numva niko kanyitabye. Kwihangana birananira, mpita nsimbuka. Abari aho bagira ngo ndasaze. Mpita mvuga nti ndarota cyangwa navangiwe. Sonia ahita avuga ati nturota uvugana nawe ni Sonia, ahubwo we bite? Uzi ko nakije telefone ngo numve ko ukiriho ugahita umpamagara? Nukuri nari nahangayitse. Mpita mvuga nti nuko utazinjye uko byari bimeze, ahubwo se uri hehe? Sonia ahita avuga ati ni birebire, nzakubwira ejo turi kumwe. Ndamubwira nti urashaka kunyicisha amatsiko koko? Aransubiza ati hanganeye kuko sinabivugira kuri telefone. Sonia mpita mubwira nti basi mbwira aho uri mpagusange. Ahita avuga ati iri joro uve mu rugo ngo unsanga hondi, ihangane n'ubundi bugiye gucya nahejo. Nakomeje kumwinginga ariko arangarananira, birangira umwanzuro ubaye wo kuzabimbwira ku munsi ukurikiye turi kumwe. Nabibwiye Raya narishima ndetse mbwira na wa mukobwa ko tuvuganye. Amaze kubyumva ahita avata ariko abandi bana bagira amahirwe yo kubona babitaho. Tekereza kubona umusore w'iki gihe uhangayikishwa n'umukobwa kugeza ubwo ajya kumushaka akamutegereza mpakira ijoro. Sonia yagize amahirwe koko. Nuko ndamusubiza nti kudakomeje se? Ahita avuga ati oya ntacyo mutanyumva nabi. Umukobwa mpita mubwira nti oya mbwira ngo uteze yombi. Aravuga ati ntacyo, nuko hari igihe umuntu avuga cyane akibuka yavuze n'ubusa, ahubwo mwakoze kuza kumutegereza byibuze bitumye nkumenya, ikindi kandi mwamfashije nijoro. Mpita mvuga nti nta kibazo, nawe wakoze kutwakira igikobwa. Twavuye aho tujya mu modoka, noneho hari mu ijoro. Ubwoba mu nzira yose tugenda bwari bwose, nibazaga niba nta wadukurikiye. Sinjye warose tugeze mu rugo. Twasanze ba Samusoni nta numwe wigeze aryama. Kimo ahita avata Clovis uzi ukuntu twari twahangayitse. Twari tuzi ko namwe babaciye amajosi, ahubwo nibazaga ukuntu nabaho udahari nkabibura, niyo mpamvu nari nafashe umwanzuro. Ndamusubiza nti umwanzuro wuhese kandi? Kimo yahise ahaguruka ajya mu cyumba bari kuraramo, ngiye kubona mbona agarukanye ikiziriko. Mpita mvuga nti icyo kiziriko ni iki ko nta hene tugira? Ahita avuga ati rwose nari narangije gufata icyemezo, nari guhita nizirika muri uyu mugozi. Nabonye ko Kimo ntari birye yari umwana mwiza uzirikana. Ndamubwira nti byo si byiza rwose. Iyo umuntu agiye ubuzima burakomeza, ikindi kandi uramutse wiyahuye waba uhaye imbaraga umwanzi ugatuma yishima, ahubwo wagombaga gukora cyane no gukomera kugira ngo abone ko ntacyo yagutwaye. Kimo ahita avata ariko se boss, ubu aba bantu twabaregeye polisi ko no mu kanya kuri televiziyo bavuze ko umuntu uzananira na polisi itazamwihanganira. Ndamusubiza nti humura n'ubundi bari kubashakisha. Ahita avuga ati ejo bazaba babafashe nsubiri wanjye noneho se? Ndamubwira nti nugutegereza. Twakomeje kuganira byinshi nubwo bwari bwije cyane. Nibukaga ko Sonia nari nahangayikiye ari muzima, nkumva nakwiterera mu birere. Gusa nanone nibazaga aho hantu aratavugira kuri telefone, hari hanatumye azimya telefone, nkumva nabyo ni urujisho. Nagiye kuburindira mbika nongeye gutekereza uko umunsi wagenze, nkumva nawe uvuma ku buryo utazagaruka mu buzima. Aho niho nongeye gutekereza kuri wa mukobwa Sonia yagombaga kubana nawe wavugaga amagambo yose yacamo kabiri, nabwo nkumva nasubira yakambwira neza. Bidatinze n'umunaniro wose agatotsi karantwaye. Nagiye gukanguka mbona izuba ryavuye nshigukira hejuru, mu kureba ku isaha mbona nkangukiye igihe. Nese nitunganye nubwo nari mu bibazo, ariko nanone nagombaga gukora akazi kabone ko umunsi wari uwa nyuma wo kunkorera igenzura ngo barebe ko ntabeshye, kuko umunsi ubanza kubera ko kavuyo kabaye ntibyakozwe. Nagezeyo nsaba Raya niko yajya kuri cya giti akaba ariho yihisha akareba niba batongera kugaruka. Yabyumvise bigoranye kubera ko nari naraye ntababwije ukuri. Nese nyura kwa Sonia mbona harafunze, ndangije mfata telefone ndamuhamagara. Hashize akanya ahita avuga ati waramutse neza shu? Ndamusubiza nti ndaho ndakomeye, wowe se? Sonia ahita avuga ati nanjye nta kibazo meze neza, ubu ndi kwitegura
mu kanya ndaba ngeze ku kazi mpita mubwira nti none se byagenze bite ko wakererewe kukageraho? Sonia ahita avuga ati we nibyo nabyukiyemo ariko mu kanya ndaza kuba mpageze. Ndamubwira nti karibu. Nyuma yo kuvugana nawe nakomeje ku biro byanjye, gusa mbanza kujya kuvugana na Ivani mubwira ibyaraye bibaye byose nawe amfasha kwishima. Gusa nanone nibazaga icyakoye Sonia ku kazi akagenda atavuze, noneho akaba yakerewe no ku kazi. Mvuga nti ariko nubwo gukeka ari icyaha ndabona Sonia yatagiye wenyine. Ivani ahita avuga ati none se yaba yajyanye nandi? Mpita mvuga nti nanjye nibyo ndi kwibaza ariko ngenda akeka ko yaba yajyanye n'umugabo. Nako nta wundi ni boss mukuru. Reba ejo nyuma ya biriya byabaye nagiye kumureba ndamubura, kandi n'ubu nyuze ku biro bye nsanga harafunze. Urumva batari kumwe? Ivani ahita avuga ati nabyo byashoboka ariko nanone gukeka ni icyaha. Ndumva wari kukabanza yisobanura ukumva uko akubwira mbere yo kumukekera. Mpita mvuga nti hari ubura icyo yisobanura se buriya mu kanya araza ahimba ibinyoma nyine. Ubu se ko naho yari yambwiye ajya kurara ataharaye, urumva hari ikindi? Ivani ahita avuga ati byose ndabyumva ariko nanone biba byiza iyo uteze amatwi umuntu ukamwumva, ntushake kumva ibyo wowe ushaka ukumva ibyo wakubwira. Ivani yambwiye gutyo numva ni inama ya kigabo. Numvaga narakariye Sonia ku buryo numvaga nanaza ku kazi ntaramusuhuza, ariko nemeye kumwumva nkamutega amatwi nubwo ntari nakamubona. Nerekeje mu biro byanjye ngezemo mfungura imashini mba ndeba abafatanyabikorwa ko banyandikiye ngo mbe mbasubiza. Ako kanya mbona wa musore wari manager nasimbuye yarinjiye atanakomanze. Mpita mvuga ariko rero hano si mu bwiherero bafungura uko bishakiye. Titi ahita aseka maze aravuga ati mbabarira boss nari nibagiye ko ntarahasubizwa ukiri mu nyongera. Ndamubwira nti niba nyirimo ndamaze kandi siwe wayimpaye, ndumva rero wajya mu kazi kawe ugakora ibikureba ibitakureba ukabirekera ba nyirabyo. Ahita avuga ati reka ngende utantombokera da, ariko nge n'ubundi narabibonaga ko wasaze nuko nabivugaga bakanseka. Ndamusubiza nti ariko wansohokeye mu biro wa musore we. Ahita avuga ati ejo ngo wiriwe watombotse ariko nako ntawe utarabibonye n'ubundi ndabona utarakira neza reka nigendere. Yavuze gutyo yasohotse umujinya wari umaze kumfata ku buryo yatagenda mba naramunyujije mu idirishya nsigara nkubita imeze bipfunse. Nta kundi nanze kuganzwa nawo, nikomereza akazi kanjye nk'ibisanzwe. Nahise nandikira wa musore wambwiraga ko ari i Burayi ashaka kumpuza n'umuntu wa hafi tukamenyana, mubaza uko bimeze ambwira ko azansubiza mu minsi ya vuba. Nakomeje gukora akazi ntikoresheje, noneho numvaga morale ari yose nubwo natekerezaga ku myitwarire ya Sonia nkumva nsubiye inyuma. Nafashe telefone ndamuhamagara ambwira ko hari aho yabanje kunyura bari bamutumye mu bijyanye n'akazi kwaza ikigoroba. Nabonye ntabyihanganira mpita njya kureba wa mugabo wari ukuriye company ngo mubaza aho yatumye Sonia manager atabizi. Ngezeyo nsanga urugi rurafunze. Nubwo Ivani yari yambujije kumutekerereza ariko ntibikuraho ko ndi umuntu. Agahinda karanyishe numva Sonia ndamwanze ku buryo nahise mfata telefone nsibamo nimero ze, ariko nanone mbabazwa nuko nazifashe mu mutwe. Navuyeyo nta kindi mu mutwe, sinzi uko numvise umuntu atatse mu kureba nsanga ni Chantal nkandagiye. Ndamubwira nti mbabarira Chantal rwose mbikoze ntabishaka. Ahita avuga ariko se ko nakuzeho kugenda utareba ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti ntacyo ahubwo kurangara bibaho. Chantal ahita avuga nyamara iyi minsi usigaye ufite ibibazo, kuko naraya nimba mbona adatuje kandi nawe namubaza akambwira ko nta kibazo, kandi mwibuke ko kwihererana ibibazo ari bibi. Ndamusubiza nti humura nta kidasanzwe. Tukiraho nagiye kubona mbona Madalena aratungutse akimbona. Ahita avuga ati boss ko wibereye ukaba utagiye kumurwaza ku bitaro, ntabwo wamenye ibyabaye cyangwa nawe umubeshya ko umukunda kandi wifitiye abandi?